gihe iyo twatangaje amanota y'ibizamini bya leta mu by'ukuri tunagerageza kureba abanyeshuri bakoze neza. Uyu mwaka rero turareba mu byiciro bitandukanye, aho mu burezi rusange abiga imibare na siyanse umunyeshuri wakoze neza wahize abandi kurusha wahize abandi bose yitwa Arengerwe Merci Alliance, akaba yiga kuri Cornerstone Leadership Academy, akaba ari ishuri ryo muri Rwamagana, yagize amanota 96.6. Hanyuma mu bumenya muntu Kagemana Jean Lambert wiga kuri ES Cyabingo muri Gakenke, niwe wahize abandi muri icyo cyiciro agira 95.7. Hanyuma mu ndimi Mugishabayo Jennifer wo kuri College de Christ-Roi Nyanza abari uhiga abandi agira 93.49. Tugiye mu mashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro, harimo Iradukunda Fabrice, harimo ibyiciro bitandukanye, hakaza Nshimiyimana Hakim kuri TSS, Ashimwe Philibert Nelly Gicumbi TSS, Ashimwe Philippe Nelly kuri Gicumbi TSS, Muganza Samantha MIPC, hakaza Hakizimana Yves Rwanda Coding Academy, Irakoze Delice Kisaro TSS, Twatsi Jean Vianney Serora Dogaseke TSS School, hakaza Bisetsi Yaremye Obed Apena muri Kirehe, Twizeyimana Patrick GS Gasetsa, bose bakaba baragize hejuru y'amanota 91%. Twajya rero mu masomo mboneza mwuga, aho muri Associate Nursing Program wahize abandi ni Gitangaza Raban GS Gahini. Hanyuma muri Baruramari wahize abandi ni Singizwe Fraterine Eyave Ntendezi. Muri mu nderabarezi naho dufitemo abanyeshuri 4 bahize abandi bitewe n'ibyiciro biga, hakaba harimo Hategekimana Diodone Nyamata TSS, Nyamata TTC nambabarira, Shimiyimana Emmanuel ENP TTC Kirambo, dufite Umukiza Celestin TTC Muramba, hanyuma na Twagira Umukiza Olivier TTC Matimba. Nyakubahwa Minister, abanyakubahwa muteraniye aha n'abashyitsi turi kumwe, ibyo nibyo byavuye mu bizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye uyu mwaka. Murakoze cyane. Arakoze cyane PS. Arakoze cyane umuyobozi wa NESA, arakoze na Minisitiri watangije umuhango. Muze PS ko twavuze twicaranye. Mwongere muha amashi abana bahize neza kurusha abandi. Umvise ko babaye ibitangaza mu kanya baraza gushimirwa ku mugaragaro, ariko igihe agashimwe kabo katarabageraho hari abanyamakuru n'abandi bantu bafite ibibazo twifuje kwakira tukabisubiza mbere yuko tuza guhemba aba banyeshuri bahize abandi. Murakoze. Abanyamakuru baba bafite ibibazo barigaragaza, umunyamakuru azajya avuga igitangazamakuru akorera, amazina ye n'igitangazamakuru akorera n'ikibazo kimwe gusa kugira ngo duhe amahirwe n'abandi babaze. Murakoze. Hano hari umunyamakuru wa mbere, mwamuha mikoro Patrick. Yego. Murakoze. Izina ryawe n'igitangazamakuru n'ikibazo cyawe, urasa ku ntego. Murakoze cyane. Nitwa Kamarade Uwizeye, nkaba nkorera Pacis TV. Mu by'ukuri mutangaje amanota, ariko hari abatsinzwe. Abo batsinzwe twagira ngo mutubwire igikurikiraho, niba bazasibira cyangwa se bazajya gukora mu bundi buryo kugira ngo babe babona diplome. Murakoze. Murakoze Kamarade. Yego. Murakoze. Nitwa Diedone Nshimiyimana, nkorera Radio na TV1.
mu gihe twitegura umwaka w'amashuri mushya, hirya no hino bamwe mu babyeyi baravuga ko abana batsindiye ibigo, ariko ubushobozi bwo kuba bazaberekeza kuri ibyo bigo batsindiye bavuga ko bakegereza mikoro kugira ngo abantu bakumve. ndimo ndabaza ko tugiye kwinjira mu mwaka ko hirya no hino hari ababyeyi bavuga ko abana batsindiye ibigo, ibyo bigo kuba bazabiboherezaho ubushobozi bukaba bugenda buba buke, rimwe na rimwe n'abana babakoze ibyo kuzajya mu mashuri twita ko ari groupe scolaire ntibabikozwe. Ndibaza ingamba ziri hehe kugira ngo ntihazagire abana bata amashuri bitewe n'icyo kintu, na cyane ko hari abatsinzwe bagomba kuzasibira. Na Minisiteri y'Uburezi irafata izihe ngamba kuri icyo kibazo? Murakoze. Murakoze cyane. Ukurikiraho uriya izina ryawe katugezaho n'ikibazo. Murakoze, nitwa Nkundi Eric Bertrand, nkorera Goodrich TV. Ikibazo nabazaga muri NST1 hari harimo ko abanyeshuri bazajya biga bajya mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye bagomba kuba 60% bazajya biga imyuga n'ubumenyingiro ndetse na tekinike. NST1 yarangiye uwo muhigo utareswa, ariko twageze muri NST2. Hanyuma uwo muhigo ugeze kuri kangahe kugira ngo tubashe gusobanukirwa, ndetse natubwire n'imbogamizi zabaye kugira ngo uwo muhigo ntiweserezwe ku gihe. Ikindi kibazo cya kabiri mbaza Minisiteri y'Uburezi ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bashyize imbaraga muri gahunda yo kurwanya guta ishuri, ariko muri uyu n'umwaka wa kabiri hari kubarwa amanota kuri pourcentage ya 50% y'abanyeshuri barangiza. Hari izihe ngamba z'abanyeshuri bari gutsindwa duhereye wenda nk'abatsinzwe P6 senior 3 ziri gufatwa kugira ngo mutaza noneho no kongera kurwana n'indi drop out y'abo bantu bakuze? Murakoze. Murakoze cyane. Twafata ikibazo cya nyuma cyangwa anyakubahwa Minisitiri